Turabashimiye mwebwe mudahwema gukurikira ibyo tubagezaho hano kuri uyu muyoboro wa Idembe TV. Tubashimire kandi mwebwe mwabashije gukora subscribe. Tubashimire kandi mwe muduha ibitekerezo by'ibyo twagarukaho ndetse muri rusange tubabwira ngo mukomeze kuko kudutera inkunga kwanyu kwa mbere ni ugushima ibyo dukora, hanyuma kandi mukabasha no kubisangiza ababakurikira. Niyo mpamvu rero uyu munsi noneho tugiye kubagezaho igitangaza kimwe abantu benshi cyatangaje benshi cyane. Ni inkuru y'isaba imbabazi. Nituvuga gusaba imbabazi, buriya abenshi muri kamere ya muntu kugira ngo umuntu azavuga ati nsabye imbabazi ku ikosa runaka biragora. Ubu rero noneho inkuru tugiye kubagezaho ni iy'igihugu gikomeye cyane ku isi, cyavuze kiti ubu noneho dusabye imbabazi, twakoze amakosa mutubabarire, ndetse niba ngombwa twazanica ikiru. Iyi ni inkuru dukesha ikinyamakuru cya BBC. Ku mutwe w'iyi nkuru uravuga uti Ubudage bwasabye imbabazi ku byaha bwakoreye Tanzania mu gihe cy'ubukoloni. Mu gihe cy'ubukoloni ibihugu byinshi byagiye bikoloniza abanyafurika, byagiye bikora iyicarubozo, byagiye bikora ihohotera ku buryo butandukanye. Aha rero igihugu cy'Ubudage cyagize kiti ubu turasaba imbabazi ku bw'ibyo twakoreye Tanzania mu gihe cy'ubukoloni. Nk'uko mubibona ku mafoto, mu gihe cy'ubukoloni hagiye habaho ibikorwa byinshi cyane. Hari bamwe bagiye bapfa, hari abagiye bacika amaguru, hari abagiye bakuka amenyo, hari abagiye bavanwamo amaso. Nk'uko abenshi babibona cyangwa babizi, bavuga ko igihe cy'ubukoloni cyabaye igihe kibi cyane, by'umwihariko ku mugabane wa Afurika. Hanyuma rero nagira ngo mbabwire ngo Perezida w'Ubudage yavuze ko atewe isoni n'ibikorwa by'ubugome bukabije igihugu cye cyakoreye abanyatanzania mu gihe cy'ubukoloni. Abasirikare b'Ubudage bishe abantu hafi 300,000 mu gihe cy'ubwigomeke bw'umutwe witwaga Maji mu mwaka w'intangiriro z'1900. Bwabaye zimwe mu mvururu zo kurwanya ubukoloni ziciwemo abantu benshi cyane. Ubwo nituvuga ngo ziciwemo abantu benshi cyane, uyu munsi tugiye kugaruka ku gihugu cya Tanzania. Perezida w'Ubudage witwa Frank yabivuze kuri uyu wa gatatu ari mu nzu ndangamurage y'Isongea, aha ni mu majyepfo ashyira uburengerazuba bw'igihugu cya Tanzania, aho izo mvururu zabereye. Hanyuma yeruye aravuga ati mfite isoni n'ipfunwe z'ibyo twakoze, niyo mpamvu ndifuza gusaba imbabazi kubera ibyo Abadage bakoreye abakurambere banyu hano. Aravuga ati Abadage twakoreye iyicarubozo, twakoze nabi cyane, tubikorera abakurambere banyu hano. Ibyabereye hano ni amateka dusangiye, amateka y'abakurambere banyu n'amateka y'abakurambere bacu mu Budage. Kuko mu by'ukuri umuperezida se wabikoze, ariko ari kuvuga ati mfite isoni, nsabye imbabazi ku by'abakurambere bacu bakoze, ku by'abadata bacu bakoze, ku by'abavandimwe bacu bakoze, babikorera abavandimwe banyu, ababyeyi banyu hano mu gihugu cya Tanzania. Ukwigomeka k'umutwe wa Maji kwatewe n'ingamba y'Ubudage yari igamije guhatira abaturage b'abasangwabutaka guhinga ipamba ryo kohereza mu bihugu by'amahanga. Ahangaha icyateye imyivumbagatanyo n'icyatumye ndetse aba bantu 300,000 bicwa, umukoloni yategetse abaturage b'abasangwabutaka mu gihugu cya Tanzania ko bagomba guhinga ipamba mu gihugu hose, hanyuma kandi iryo pamba ryarasarurwaga rikoherezwa mu bihugu by'amahanga. Niko kugira abanyatanzania bavuga bati rero ntibishoboka, ntabwo dushobora guhinga iri pamba, ntabwo dushobora guhinga ibyo tutazaryaho, ntabwo dushobora guhinga ibitazaduha umusaruro ngo natwe tubashe guha abana bacu. Niko rero byateje imvururu kugeza aho Abadage nabo batangira kugenda bica abantu benshi cyane, nk'uko twabigarutseho haruguru, aho bishe hafi abasaga 300,000. Perezida w'Ubudage yavuze ko yizeye ko Tanzania n'Ubudage bishobora gukora bigamije kuzirikana hamwe ibyo mu gihe cyashize. Yasezeranyije kujyana izi nkuru mu Budage kugira ngo abandi bantu bo mu gihugu cye bazazimenye. Aravuga ati ubu ngiye kujyana izi nkuru ndengakamere z'abakurambere bacu bakoze, hanyuma ngene nzikangurire kuzibwira abantu bamenye, Abadage bagenzi banjye bamenye ibikorwa bibi twabashije gukora, ari nako tuzajya tugenda turushaho gusaba imbabazi.
Profeseri Zimela ati ubugome n'irondaruhu by'ubu bukoroni ntibyumvikanaga mu baturage b'Ubudage. Mu ruzinduko rwe rw'iminsi 3 perezida w'Ubudage yanahuye n'abakomoka kuri umwe mu bari abayobozi ba Majimaji, umutware wa Songea Mbano uri mu bishwe n'Ubudage mu mwaka w'1906, ubu afatwa nk'intwari y'igihugu muri Tanzania, ndetse perezida w'Ubudage yabwiye umuryango we ko abategetsi b'Ubudage bazagerageza kubona ibisigazwa by'umurambo we. Hanyuma rero arababwira ati twarahemutse ariko tuzagerageza kubona ibisigazwa by'umurambo w'umukurambere wanyu. Ibisigazwa by'imirambo y'abantu bibarirwa mu bihumbi byakuye mu zahoze ari za koloni z'Ubudage bijyanwa mu Budage ku ruhande rumwe nk'imihigo, ariko nanone no mu rwego rw'ubushakashatsi bw'irondabwoko. Mu by'ukuri ibisigazwa by'abanyafurika bagiye bicwa, Abadage babijyanaga mu nzu ndangamurage zabo kugira ngo bagerageze kubigaragaza nk'imihigo, nk'igikorwa cy'ubutwari, ariko nanone kandi bagamije kugenda babikoreraho ubushakashatsi ku kijyanye n'irondabwoko. Uyu muprofeseri yavuze ko ari nk'aho nta nkunga ihari yo gutuma hamenyekana abantu ayo magufa n'ibikanka biri mu nzu ndangamurage zitandukanye cyangwa mu bigo by'ubushakashatsi byavuye. Bamwe mu bakomoka ku bishwe bashoboye kumenya aho ibisigazwa by'imirambo y'ababo biri hakoreshejwe ubuhanga bw'ibizamini byifashishwa mu gupima ngo barebe isano iri hagati y'abantu n'abandi. Ibi ngibi rero babyita DNA cyangwa se ADN. Ibi ni ibizamini by'ingirabuzima fatizo. Ku wa kabiri, nyuma yo guhura na perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan i Dar es Salaam, perezida w'Ubudage yasezeranije ko Ubudage buzakorana na Tanzania ku itahukana ry'umutungo w'umuco. Hanyuma kandi umunyamateka w'umunyatanzania witwa Mohamed Saidi yakiriye neza uko gusaba imbabazi kwa perezida w'Ubudage, ariko yabwiye BBC ko uko gusaba imbabazi kutageze kure hahagije. Yagize ati bafashe icyemezo cyo gutwika imirima kugira ngo abantu ibiribwa bibashirane ntibashobore kurwana. Ibi ntibyakwihanganirwa mu isi yose yo muri iki gihe, bakajyanywe mu nkiko. Mu mwaka w'2021 Ubudage bwemeye ku mugaragaro ko bwakoze jenoside mu gihe bwari bwarigaruriye Namibia, bunatangaza imfashanyo y'amafaranga ifite agaciro karenga miliyari 1.1 y'amayero. Ibyatangajwe na perezida w'Ubudage bikurikiye ibyatangajwe n'umwami Charles w'Ubwongereza, wemeye mu ruzinduko i Nairobi ibikorwa biteye ishozi kandi bidafite inshingiro byakorewe Abanyakenya mu gihe cy'urugamba rwabo rw'ubwigenge. Ariko uwo mwami w'Ubwongereza ntiyasabye imbabazi ku mugaragaro. Izi zikaba zagombaga gufatwaho umwanzuro n'abaminisitiri bo muri guverinoma y'Ubwongereza. Hanyuma rero murumva ko mu by'ukuri iki gihugu cy'Ubudage nicyo cyabashije gutera intambwe, kiravuga kiti dusabye imbabazi ku by'abakurambere bacu bakoze, dusabye imbabazi kandi ku by'abakurambere banyu bakorewe. Ariyo mpamvu ngira ngo ubu Ubudage bwiyemeje gutanga umutungo kamere, umutungo mu by'amateka ku bijyanye n'ibyakorewe abaturage b'Abanyatanzania. Hanyuma rero reka duhinira ahangaha tubabwire ko iyi ni inkuru dukesha urubuga rwandika amakuru mu Kinyarwanda ndetse no mu Kirundi mu biyaga bigari, ari rwo twakomoye ku kinyamakuru cya BBC. Reka tubashimire cyane kandi tubabwire ngo niba iyi nkuru wumva hari icyo uyumvisemo wayisangiza abagukurikira, hanyuma kandi waduha n'igitekerezo cy'ibyo mwifuza ko ubutaha tuzagarukaho. Ngaho rero nimugire amahoro kandi turabashimiye cyane ku musanzu wanyu w'ibitekerezo mukomeza kuduha kugira ngo Idembe TV ibashe kugera hirya no hino mu gihugu. Ngaho nimugire amahoro ya Nyagasani. Murakoze cyane. Ciao ciao.